murakomeye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Inshuti za Aidarike TV muraho, twongeye kubasuhuza nanone, turabasuhuza cyane tubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza muri uyu mwaka wa 2025. Uyu munsi nifuje ko tuganira insanganyamatsiko ivuga ngo ese amakimbirane aba hagati y'abakozi b'Imana aturuka ku ki? Buriya nta kindi kizana amakimbirane cyangwa se umwiryane cyangwa ibintu bibi, ni ukubera ni shitani, ni imyuka mibi, ni amakimbirane azanwa n'abadayimoni. Nta kindi kintu gishobora kuzana umwiryane mu bantu uretse imyuka mibi. Murabizi muri iyi minsi hamaze iminsi hari ibibazo by'amakimbirane muri aba bapasiteri, hagati y'abapasiteri, hagati y'abakozi b'Imana. Ariko umuntu yakwibaza ati se kuki abantu baba abakozi b'Imana ariko bagakimbirana? Ese nimba abakozi b'Imana bagirana amakimbirane, abatari abakozi b'Imana bizagenda bite? Ubwicanyi bw'indengakamere buba ariko ukibaza ahantu buturuka, ukavuga uti se nimba abantu b'abakozi b'Imana bahora bashyamiranye, ese abatari abakozi b'Imana bazashyamirana gute? Mu minsi yashize ejo hari umuhungu witwa Bizimana Etienne, yari afite moto ari kugenda hariya muri Rwamagana, abicanyi bamwaka moto. Ni inkuru ibabaje cyane. Abicanyi bamwaka moto, barangije kumwaka moto baramwica, bamusanga ari gusamba, bamugeza kwa muganga amaze gushiramo umwuka. Amakuru atubwira ko uwo muhungu yari akiri umwana mutoya w'imyaka 25, yari amaze kwiteza imbere, maze no kugura moto ye, ariko abicanyi bamugirira nabi ndetse rwose bamusiga nta kintu bamusigiye. Umubyeyi we bamusiga iheruheru. Uwumvisha ubuhamya bw'uwo mwana warira, uwumvisha ubuhamya bw'uwo mwana uburyo yari umwana w'intangarugero, yari amaze kwiteza imbere, yumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Ariko usanga ese kuki abantu bakomeza kwica abandi babahura ubushize, kuki abantu bakomeza kuba abagizi ba nabi, kandi tuvuga ko dusenga, tuvuga ko dukomeza kubwiriza ubutumwa. Hari n'undi mukecuru mu gihe cyashize mwumvishe bakase umutwe, kandi yari umukecuru w'umugiraneza, yari umuntu mwiza, nawe umusore ukiri mutoya w'imyaka 19 aragenda amukata umutwe, arangije awujugunya muri tuwarete. Murabizi iyo nayo ni inkuru yaciyeho, kandi nayo yari inkuru ibabaje. Rero hari ibintu biba, ariko ukibaza ese kuki ubwicanyi, aba bagizi ba nabi bakomeza gukaza umurego? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko n'abitwa ngo bari maso, n'abitwa ngo ni abakozi b'Imana, nabo ubwabo bararangaye, nabo ubwabo shitani yarabahugije, dayimoni yazanye umwiryane mu bakozi b'Imana. Hari n'undi muhungu wishishwe akaswe umutwe, nawe mwaramubonye. Iki gitondo hari umugabo yazindutse mu gitondo agiye muri Nibature, ariko ubwo ngo yari akiri mu nzu, yumvaga abantu bazenguruka. Ariko hari abantu bari kuzenguruka, abwira madamu, harabyuka saa 10 yagiye gusenga nk'uko bisanzwe, yarakunda gusenga. Abagizi ba nabi baramufata, baramwica, bamumanika hejuru mu giti kugira ngo bagaragaze ko yiyahuye. Rero ubwicanyi bw'indengakamere bukomeza kuba bwinshi. Usanga abantu bakomeza kwica abandi, ugasanga abantu bica abandi bahagaze. Hari n'ababica bahagaze. Kwica uhagaze nabyo bifite imbaraga, ariko abantu bakomeza kwica abandi, ugasanga abantu baragirira nabi abandi, kandi ibyo byose biterwa n'ishyari.
amakuru avuga ko uyu mugabo nta muntu yari yaragiriye nabi, kandi ikigaragara cyo bamwishe ntacyo bapfa uretse ishyari gusa. Abarangije bagaragaza ko yiyahuye, bamumanika mu mugozi, ariko icyagaragara cyo ni uko n'ubundi atiyahuye kuko basanze atambaye inkweto bari bazitwaye, ibyo yari afite basanze babitwaye. Bigaragara ko rero ari ubwicanyi bw'indengakamere. Nanone ejo hari umwana wishwe n'umubyeyi we. Umubyeyi asanze imodoka, ngo umwana yafashe imodoka aragenda, imodoka irangirika, umubyeyi agira umujinya ajya kuzana inyundo yica umwana. Kumva ni indengakamere. Ni ibintu biba bibabaje cyane kubona noneho umubyeyi yumva ko ikintu gikwiye gutuma ahana umwana, cyangwa se ikintu akwiye guhanisha umwana we cya mbere ari ukujya kuzana inyundo agakubita. Nta kindi yakoze rero uretse kuba yarahise yica umwana. Kuko rero aba ari ibintu bibabaje cyane, ni ibintu byo kwamaganwa cyane. Hari inkuru rero imaze iminsi itrendinga hagati y'abakozi b'Imana, witwa Pastor Claude n'uwitwa Pastor Mutesi, ndetse n'umunyamakuru bita Bosco, hamwe n'uyu muhanuzi witwa Nibishaka. Iyi ni inkuru ibabaje pe, inahangayikishije kubona abakozi b'Imana bashyamirana, kubona umuntu witwa umukozi w'Imana abapagane bamusesengura. Ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu dukwiye kubona ngo tubishyigikire, kuko Pawulo yigisha ndetse yandikira Timoteyo yaravuze ngo mu bihe by'imperuka abantu bazaba bikunda cyane, badakunda n'ababo, bakunda ibibanezeza. Abantu benshi usanga bakunda ibintu bibanezeza mu matwi, iyo umubwiye ikibi akora kiramubabaza ndetse ntashake no kubyumva. Ariko iyo umubwiye ibyiza ukamutaka, ugasanga ashaka kubyumva. Ariko Pawulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo abagore ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni, bakirinda, kandi ntibirimbishe kuboha imisatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishe imirimo n'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko baha Imana. Yabwiye Timoteyo aramubwira ngo abadamu cyangwa se ababyeyi cyangwa se abagore birimbishirize gukora imirimo myiza. Kandi hari ahandi hantu Bibiliya ivuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahindukire bave mu byaha, bave mu bidatunganye. Ese nimba abapagane aribo babona abantu biyita ko ari abakozi b'Imana birwa mu matiku, birwa bashyamiranye, ese abo bantu bazahinduka gute? Nimba abakozi b'Imana bafata umwanya wo kugambanira abantu batari abakozi b'Imana, aho kugira ngo babasengere, aho kugira ngo babwirize bahinduke, ahubwo akaba ari bo ba mbere babafata ngo babagambanire, babafata ngo babagirire nabi, ese bazahindukira gute? Ni iki kizatuma bahinduka? Nibabona imirimo yanyu myiza bahindukire. Abantu benshi usanga badakunda ukuri. Nk'uko mubizi hari saga yabayeho hagati y'uyu mupasiteri witwa Mutesi, usanga ahora ashwanashwana mu masosho media. Agahora ashwanashwana cyane mu masosho media n'abantu, n'abakristo n'abatari abakristo, abapasiteri bagenzi be. Usanga ashaka nyine kugaragara cyane kurenza uko Kristo agaragara, ariko ntago ari byo. Buriya ubundi hari abantu bamwe bagiye kwica abadayimoni ngo barabirukana, barangije baza babwira Kristo, baramubwira ati twirukanye abadayimoni n'abadayimoni baratwumvira. Kristo arababwira ngo ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntago bikwiriye ko umukozi w'Imana akwiye kujya ashwana n'abandi bantu batari abakozi b'Imana. Ntibikwiriye kandi ko abantu b'abakozi b'Imana bashwana ari babiri.
murabizi noneho umukozi w'Imana agafata ubutumwa cyangwa se agafata amabanga yiwe akayazana hanze akagera ku rwego avuga ati nagiye kwikuzamo nyababyeyi. Murabizi ko yari saga yabayeho ubwo Pastor Mutesi yavugaga ko yagiye kwikuzamo nyababyeyi, Bosco nawe akabifata akabishyira hanze kandi byari biri kuri social media ari ibintu byumvikana. Rero abakozi b'Imana nimba bavuze ibintu abandi bakabyanariza, baba bari kwishakira amafaranga bakabyanariza, ntago ukwiye guhagarara ku bintu wavuze ngo nurangiza wumve ukwiye kubiteramo saga cyane wongera ubisubiramo, ko iyo uri gusubira mu byo wavuze wongera wisobanura mu byo wavuze bituma abantu ndetse n'abatari babizi ahubwo barushaho kubimenya cyane, kubera ko buriya umukozi w'Imana hari ibintu atakwiye kuvuga, hari ibyo ukwiye kuvuga ariko hari n'ibyo udakwiye kuvuga. Ntabwo ukwiye kuvuga ubuzima bwawe cyane cyane kote negative zawe ngo uzishyire hanze, nubishyira hanze abantu bakabyumva n'ubundi ntabwo bazabura kubivugaho. Ibintu wivugiye wowe ubwawe, uriya hari ikintu mutazi, amagambo wivugiye wowe ubwawe ashobora kugushyira hasi, ariko ayo bakuvuga ntabwo yagushyira hasi, ariko wowe ayo wivugiye yagushyira hasi kuko aba ari wowe wimennye inda, ari wowe wivuze. Niyo mpamvu rero abakozi b'Imana nubwo tubwiriza, nubwo abakozi b'Imana muba mubwiriza ahantu henshi munyura ahantu henshi, ariko hari n'icyo mugomba kugira respect, kwiyubaha umwebwe ubwanyu, kwiyubaha mukamenya ibyo mukwiye kuvuga n'ibyo mutakwiye kuvuga. Rero kuvuga ku mukozi w'Imana ugahora mu bintu by'imanza, ugahora ujya kurega ari noneho uri n'umukozi w'Imana, ntabwo mvuze ko abakozi b'Imana batarega, abakozi b'Imana nabo ni abantu kandi bakwiye ubutabera, ariko umukozi w'Imana ntabwo akwiye guhora mu matiku, ntabwo akwiye guhora mu makimbirane, ntabwo akwiye guhora arega, oya ntabwo ari ibintu bikwiriye, kubera ko iyo uri umukozi w'Imana uba ukwiye gufata umwanya wo gusengera abantu, ugafata umwanya wo kwita ku murimo w'Imana. None nuhora mu makimbirane, umunsi wagiye kuri RIB, ejo wagiye mu rukiko, ese abantu uzababwiriza ryari? Ese uzababwiriza iki? Ese uzasengera umurimo w'Imana ryari? Ese abo uzabwira uzababwira iki? Ko ibintu ugomba kubwira abantu b'Imana ari ibintu ugomba kuba washakishije, urambwira uzabishaka ryari? Kwa kundi abantu bajya imbere y'abantu bagiye kubwiriza basanga bari gutera waraza, bari gutera morali gusa, batagira ibintu bizima babwira abana b'Imana. Kandi ni ibintu biba bigaragara, usanga abantu babwiriza ariko ugasanga ntabwo babwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo bari gutera morali. Ari nayo mpamvu usanga abantu benshi batagihinduka cyangwa se batagikunda ijambo ry'Imana cyangwa batagikunda ibintu by'Imana. Kubera iki? Kubera ko icyitwa ubutumwa bwiza abantu bavanzemo amazi, ntabwo ari bose ariko abenshi ntabwo babwiriza ubutumwa bwiza bugera ku musaraba, ahubwo babwiriza morali, gushyushya abantu, gushaka igikundiro, gushaka gukundwa n'abantu, akaba ari byo abantu benshi bishakiraho kugira ngo bashake gukundisha Imana abantu, gukundisha abantu Imana cyangwa se gukundisha Imana abantu, aho kugira ngo bashake ko bifuze ko ubutumwa bwiza bugera ku bantu, abantu bagahinduka bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ahubwo bagashaka kumenyekana bo ubwabo. Rero reka tuvuge ngo Imana ishimwe ko Bosco yafunguwe, Imana ishimwe ko mu by'ukuri uyu mwuka wavuyeho, ni ikintu cyiza cyane twakwishimira, ni ikintu cyo gushimira Imana cyane, kubera ko ntabwo ari ibintu byoroshye kumva abakozi b'Imana bahora baburana buri munsi bari mu rukiko, cyangwa se ukumva ngo umukozi w'Imana yafungishije, ntabwo aba ari ibintu bigaragara neza, ahubwo umukozi w'Imana yakagombye gusabira umugisha. Muribuka Stefano ubwo bamuteraga amabuye, yarararamye areba mu ijuru, arangije aravuga ngo Mana ubababarire, kandi Stefano yararenganaga. None nimba uri umukozi w'Imana ugacikwa ukavuga ibintu abantu bakabivugaho wananabivuze, ntabwo ukwiye kugirana nabo ibibazo kandi waranabivuze, mu gihe noneho abarenganaga na Kristo ubwe yararenganye. Nimba uri umukozi w'Imana ukaba utemera kurengana, rero
urumva ntago wahawe agakiza, ntago wahamagawe na Kristo, kuko abakozi b'Imana, abantu Kristo yahamagaye bagomba kurenganwa, bagomba guterwa amabuye, bagomba kuzira ubusa, bagomba kuvugwa, bagomba gutotezwa. None rero nuzira noneho n'ibyo wavuze ukicara mu nkiko, buri munsi ujya mu nkiko, nta kizaba kigenda. Reka dusuze rero abantu mwese mudukurikira, reka dusuze abakozi b'Imana, reka dusuze abantu mwese mudukunda, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Abakunda Pastor Mutesi mukomeze kumusengera, abakunda Pastor Claude mukomeze kumusengera, kandi tubasengere cyane. Umwuka w'Imana yongere abakoresha ibikomeye, umwuka w'Imana yongere abagarukeho, Kristo yongere ababonemo abagabo nyabagabo, abagabo bamukunda, abagabo bamuri hafi, ndetse abagabo bashobora kumuhamya mu byiza no mu bibi. Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza cyane.